nari bagigitiye ha yamaye nsigara fure ko mbona ugenda utavuga yemezo ubuzima bwo mu cyaro burananiye gute se kandi byagenze aka kanya tuvugana ndagiye mu mugi ujye mu mugi ntabwo ari cyo gisubizo dore Pascal ari gutanga ibiraka twagenda tugakora tukabona icyo kurya imishogoro ibijumba oya ndabyanze ibintu byo mu cyaro pe fata n'ibifunguzo byawe ndigende wize zenge koko none se ko ndebe imatoro igihe utabyanuyera umugi nzakora andi mafaranga buri munsi ariko kujya mu mugi nta nubwo ari cyo gisubizo aka kanya ngiye umva ndakora amafaranga uwo mugi ugiye murawuzi nzawumenya uzi uburyo umeze nzawumenya ngo wanze gucana ku nkwira mushaka gucana ku makara iki kiradiyo cyo cyabaye kandi nta n'ikibuto cyica gato You will move out of this house. kibuto yarananiye rwose pe kibuto yarananiye rero gira radiyo yanjye siniguze ejo bundi ndebere rwose pe ndebe igisubire nibyo nshaka kumva ko kuri radiyo nabo ndi basizemo kibuto ngo ye kandi usanga urukundira bya bintu ndakuzi wowe n'inda yawe uretse urambona sha komeza uwica amatwi uko ivugishwa ngo ye ariko ntahita inyita bibaho yugira sha naniye gusa ariko uri kwitaba ibihunyira uri kwitaba noneho umuvuye muzima ibijumba ibijumba nasizemo ibijumba 2 nasizemo ninde wabiriye ko nta wundi muntu ubaga hano bike ibijumba naragendesheje kabisa gusa ibyo nibyo bikukuriza ibijumba byanjye iyo kwivugishwa ibyo bigambo bura ubuzi ko ngana nawe ijoro ry'ibijumba nta n'ibijumba byanjye bavuga ngo ninde wabiriye wiki ngo ndakuzi uri kwitaba ngo uye uba wunamye mu safiriya kabetse nzanga ibi byo wajyanye wabiriye urambe ibijumba byanjye cyambaye ngadari n'isafiriya yanayiharuye ntabwo kwibuta nzahukizwe n'iki koko ndebere ayesha urisha n'ikirushe kibuto urananiye pe kibuto oya ibi ntabwo nabyihanganira vayo hano se ko cyakwicwa amatwi ntabwo uri kunyumva se hari umwana arukunze umwana ariko sha nzagukorera iki uzagira kunanira ntago watumika ngo umuntu agutume n'amazi tuzi nukurata ubudamu safiriya umva nge ntabwo nabyihanganira ubu nzandihahira ibijumba uze wuname n'uruntu nihahira ibishyimbo uze wubikemo umuntu umva kibuto nge ntabwo nzabyihanganira n'ubwo mutwe gwawe ahubwo se sha ko nshimye ko wabonye ibyo urya noneho iby'uyu munsi byo urabikura uretse inzara iraza kukwica noneho ibiryo byarabuze ibiryo ko ari bike nta vundi wareva nka kigeze abantu gukubita umuntu w'umutuki padiri se wabihashye ubutwe bwacyo guhera uyu munsi ntugerere no mu nzu kugira ukuntu ubyemere ntugerere no mu nzu kugira se naburaho ntabwo nahabura kugira naburaho si umenye kurya si umuntu w'umupapa kwirukanira umwana ibiryo ibijumba byanjye usanze yabiriye urimo satanisha ndabona imodoka zifite amapine ane nabonye n'amagare n'umuhanda gusizemo imirongo nabonye na etaje nyinshi kabisa ubu si ko kibutagiye noneho ubuzima bw'umugi ndabushobozwa n'ikira naho ndafatanya nande ariko ndibutse hari imari bite mu nzu hari imari bite mu nzu hariho ndayarya uyu munsi noneho ndararira kabisa ndamura n'imboga mu menyo uyu munsi noneho ndarya akaboga
nari ndi no mu modoka noneho mbona ibiti biri kutwirukaho ariko pe nabonye ari ibintu bitangaje. Uzi ukuntu nabonye n'abakobwa bambaye utujipo tw'uduce. Wari uzi yuko mu mujyi habayo n'amatara yicaye? Nabonyeyo ama etaje n'amamodoka. Umva we peti, amatara yicaye hasa. Sinayabonye se. Amatara yicaye. Kwanza tuzana hano ni umusoro. Amafaranga ufite ari? Ndayo. Amafaranga ufite? Ndayo pe. None se umutekano uri hano urawushyira? Umutekano? Ibiti, zanana. Uyu ni umusoro we? Zanana. Mu gikapu harimo ibiti. Ndacyo. Kuramo we. Umutekano. Oya kabisa. Kuramo wifite. Kuramo. None si weho? Wigize urukumu ufite agatuza. Ngenda ndaza wanyone. Ngene. Kugenda ni utapu gucya mu mujyi bisa gucya mu mujyi wanyone. Iri ya hehe? Ita hitri. Urashize. Kuramo. Wigize cha. Basi tsigira n'igikapu. Yaba mutemu umujyi none ngaho baratseresheje. Igikapu barakijyanye ndabigenza. Bana yanjye zabaho ute koko? Uzi ko wicaye aho mwa? Kumero ni amavunja. Wabaye amavunja? Bakwambuye? Ariko noneho usibye no kumirwa ndanatangaye. Barakwambuye. Mbese umuntu ungana nawe bakwambura gute mwa? Bakwambuye igisiko mbona ugana nta n'ikintu wari ufite. Ariko noneho bose dubi umeze ngaho bura uwo bakwambuye wari ufite ibintu wowe. Sha. Amajye muteka imitwe sha. Ahubwo hano mfite boro mwana. Umva mwana rero. Nubwo bakwambuye wowe wihangane. Bibaho nyine yugeze mu mujyi. Hari ubwa mbere bibaho cyane. Ahubwo wowe sibye no kugutubura aho waba nagushimusa ahubwo sha sindi kubona umeze nka kadage. Mbona umere uri ngazezenge. Ahubwo mfite ihade ni kwigurisha make cyane. Nubwo bakwambuye uhanagiye wajya wumvira n'umuziki nta kibazo mwana. Nangaye. Urazana 500 nayo. Ko ufite icyatanu. Cyatanu sibwo byavamura. Ntacyo. Icyo cyatanu ongeraho 400 ibi cyatanu 400. Hari kibazo? Reka ndongeraho 10. 10? Hasi 10 wabongeye y'ikimwa kumva ibyo bintu biba. Oya. Ako si byavamura. Ntacyo mirango uri kuyazana. Kwari kwanga kuvamo. Kwari kwanga kuvamo. Kuvamo. Bisa nazo mwana umufashe gute ngwere. Akandi uzayamba mwa. Handi uzayamba sha wowe. Eki? Oya. Sha wowe umva umuziki ni rodage ewana suzi bigeza kerere byose birimo.